cause immédiate, atubwira intandaro yo aza kugira igihe nta telefone afite, ariko Puzzle yari afite telefone avuga ngo atakoreshaga, ariko dukomeye hari amafaranga bumvikanye kugira ngo yishyure ya telefone, ariko ntiyabasha kugunda kujya nza unyirukana ngenda ngaruka. Icyiza nuko nahamahanga, ariko Puzzle we akajya gushaka ahandi ho kuba, umuha ibihumbi 500, ariko ya mpano mu by'ukuri mu 500 ntabyo yari afite, ahubwo yari afite ibihumbi 300. Buriya rero agapfa kaburiwe n'imongo kandi ngo akabarore ni mukaroti, niko Bibiliya. Twongeye gusuza ko cyamurika Africa TV, ni byacu kenshi kuba duhorana, ni byumaro kuba tubana umunsi ku wundi, nkubwira ngo nawe usigaye inyuma ugomba kuza hafi ya Marika Africa TV, uko Marika Africa TV ifite amakuru menshi igomba kukugezaho kandi agezweho i update. Nkubwira ngo ukore subscribe, ukore like kugira ngo amakuru ajye abasha kugeraho mu buryo bworoshye. Uyu munsi rero ndabona bikomeje kugenda bicicikana mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ku bantu bagiye bavuga kuri ya mpano, ibintu noneho byaje kuba agaterera nzamba, kuko ya mpano yamaze kwegera inzego zishinzwe kugenza ibyaha kugira ngo bakurikirane abantu barimo kugenda bakurikira ziriya video cyangwa basensibiliza bagenda batanga ziriya video ku mbuga nkoranyambaga. Ndakumenyesha yuko rero ibintu byamaze gukomeza kugorana bitewe n'abantu bagenda bavuga ku bijyanye na ziriya video zagiye zijya hanze, ariko akaba hari umuntu ubabaye cyane bitewe n'uko afite ubwoba ari urimo gutangwa mu bijyanye nuko ari watanze iriya video. Uriya mutipe rero bita Puzzle namaje kumenya amateka n'uburyo arimo kugenda afite ubwoba, avuga yuko barimo kumuhiga, ariko ejo akaba yaramaze kwitanga mu rwego rushinzwe kugenza ibyaha, avuga yuko we arengana, ahubwo ari ikibazo kiri tekinike kirimo gutuma akora biriya. Ariko twaje gukomeza kugenda twegera ya mpano, agenda atuganira, atubwira cause immédiate, atubwira intandaro ya kiriya kibazo cyabayeho kugira ngo iriya video ye ijye hanze, n'impamvu arimo gukeka uriya Puzzle yuko ariwe wajyanye iriya video hanze. Iyi mpamvu ya mbere rero arimo kugaragaza ni ya mpano yabanaga n'uriya musore bita Puzzle, babana muri ghetto hariya i Nyamirambo, banararana kubaga mu cyumba na salo. Bukeye babona agafaranga gatangiye kugenda kaboneka, baravuga ngo twimuke tugende tujye mu nzu isa nkaho ari nini. Bakimara kuhagera rero urumva Puzzle ikintu yari ashinzwe yari promoter cyangwa ashinzwe gufata amafoto, gukamera, ubundi akagenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo ya mpano abashe kumenyekana no kugira ngo abantu babashe kumumenya. Arangije rero ya mpano bamarana igihe kitari gitoya, ya mpano aza kugira igihe nta telefone afite, ariko Puzzle yari afite telefone avuga ngo atakoreshaga, ariko dukomeje kugenda tumuganiriza twumva yuko ikibazo cyaje kubaho ari uko hari amafaranga bumvikanye kugira ngo yishyure ya telefone, ariko ntiyabasha kuyishyura. Ya mpano rero haje kujya abona bakobwa baza kumusura, ariko aza gufata umwanzuro, yemeza umukobwa umwe bagomba kubana muri iyo nzu. Umukobwa amubwira ati ntago bizajya bikunda kujya nza unyirukana ngenda ngaruka. Icyiza nuko nahamahanga, ariko Puzzle we akajya gushaka ahandi ho kuba. Niko byagenze rero. Ya mpano yicaje Puzzle aramuganiriza, aramubwira ati rero Puzzle ugomba kujya gushaka ahandi hantu, kuko kuba muri ubuzima bw'ubuzerezi cyangwa abantu bahora bahinduranya baza ahangaha bagenda ntago bikunda, ngomba kuba mfite ubuzima bwanjye nkabukontora kandi nkabutwara uko ndimo gushaka. Puzzle rero bumvikana yuko agomba kumuha ibihumbi 500, ariko ya mpano mu by'ukuri mu 500 ntabyo yari afite, ahubwo yari afite ibihumbi 300. Aramubwira ati rero Puzzle ugomba kugenda ugafata ibihumbi 300. Ariko mbere yuko ibyo byose biba, ya mpano asobanura yuko yamutungaga muri ubwo buzima, urumva yamuhaye icyumba, mbese
nta kintu na kimwe Pazo we yikorera, ari ukuba ari aho gusa amufasha muri bya bikorwa byo gukamera no kugenda mu publicity ahantu hose hatandukanye. Pazo rero aramubwira ati ntabwo bikunda, ndashaka ayo mafaranga yose uyama nk'uko twayumvikanye. Uriya Yamano aramubwira ati rero amafaranga ntayo mfite kandi ugomba kugenda kuko nta bundi buryo buhari. Kuri iyo mpamvu rero bavuga yuko akimara kugenda, bakimara gushwana muri ubwo buryo, aribwo ya video yaje kugaragara ikajya ku karubanda. Ariko ibyo ntabwo twabyemeza kuko buri wese asobanura uburyo bwe, ari nabyo Pazo yasobanuraga avuga ati Yamano twabaye igihe kirekire, ntabwo nafata ubwambure bwe ngo ndahiza ngo mbushyire hanze. Abandi nabo basesengura bakavuga yuko Yamano hari abantu batari bamuzi, akaba yarabikoze kugira ngo abashe kwamamara no kugira ngo abantu babashe kumumenya muri ubwo buryo. Ubwo rero iki kintu tugomba kugiharira abashinzwe ubugenzacyaha, ubu ntituramenya neza uwamaze gushyira amashusho ya hanze ya Yamano. Ndakumenyesha rero wowe urimo kuyareba cyane, nawe urimo kugenda uzitanga ahantu hatandukanye, mu kanya ubugenzacyaha nibukomeza gukurikirana aho amavideo agenda aturuka, bakareba isura yawe bakabona yarebye cyane cyangwa yohereje cyane, nawe urabyumva. Ariko icyo dushimira ubugenzacyaha bugenda bureba aho ikintu cyaturutse ubundi bugakurikirana. Ariko si byiza nanone kugenda musansibiliza cyangwa mutanga aya mavideo kuko ntabwo ari byiza mu by'ukuri. Ejo nibwo nari ndi kumwe n'umukecuru nawe ufite agasimati, abonye ari amashusho ahita yumva akozwe n'isoni, afata agatenge ajya gushyiraho. Ubundi kera iyo wabonaga umuntu yambaye ubusa wafata agatenge ugashyiraho, ashyiraho agatenge ahubwo ni telefone yashyiragaho babimukuriramo kugira ngo abashe gukomeza imirimo ye. Urumva ntabwo byoroshye bavandimwe. Uyu munsi rero reka dutegereze ikiza kuba. Buriya rero agapfa kaburiwe n'impongo kandi ngo akabarore ni mukaroti, niko Bibiliya ibivuga. Ariko indi ndirimbo ikongera ikavuga ngo na cya kirara cy'inzererezi cyatumye se acyakira kimaze kwihana. Ariko ndababwira ngo niyo yaba ari intama imwe yazimiye, 99 zikaba ziri aho, arongera akajya guhiga ya ntama ye nayo akaza akazishyira mu zindi. Icyiza gihari rero twamaze kubona turimo kwishimira nuko Yamano yemeye guca bugufi agasaba imbabazi, akaba arimo no kujya mu murongo mwiza, biriya bikorwa by'urukozasoni bitazongera kumugaragaraho. Ariko none bikaba byiza abaye nk'umuntu urimo kuganirizwa kugira ngo biriya bintu ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye ko umunyarwanda ashobora kuba muri buriya buzima, umunyarwanda ashobora kwamamara muri buriya buryo. Hari inzira nyinshi zishoboka kugira ngo ube wakwamamara kandi umenyekane, kabone ko uriya musore Yamano afite impano nziza yo kuririmba ishobora kuba yamugeza ku rwego yaba yifuza y'ubwamamare. Babwira ngo mwirinde kandi murinde n'abanyu kugira ngo hatagira uwo bigaragaraho yuko arimo kugenda sensibiliza ariya mavideo. Bwari ubutumwa bwa Marika Africa TV rero, turabakunda cyane, tuzasubire.